Mukunzi wa B&N TV show, turagusuhuje. Amahoro y'Imana nakomeze abe kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Nagira nti mu magambo make nabaza nti ese wowe ukurikirana cyangwa se ukunda B&N TV show waba warakoze subscribe? Icyo kibazo nakikubaza ariko sinakigusubiriza. Mu ijambo rito cyane rero, niba ushaka gusubiza kanda muri telefone yawe ahantu handitse subscribe mu ijambo ry'umutuku. Niba uwo mutuku kirimo ukandemo, niba uwo mutuku utarimo muri iryo jambo ubyihorere, wakoze ibyo wagombaga gukora. Urakoze rero, natwe twanzike tukugezeho byinshi mu byo tuba twarakubikiye cyangwa se mu byo tuba twaguteguriye. Nta munsi n'umwe w'ubusa ushobora kugenda utagejejweho kimwe mu dushya cyangwa se amakuru agezweho. Twese tumenyereye ko isi yaranzwe n'abantu bakomeye batandukanye. Hari abariho muri abo bakomeye, hari n'abatakiriho bavuye mu mubiri. Uburyo bavuyemo mu mubiri ni uburyo butandukanye. Uyu munsi twabazaniye amateka y'umugabo wayoboye igihugu cya Syria. Ese uwo mugabo ninde? Ese icyo gihugu cyayobowe no kubera iki uwo mugabo ari we tuvuzeho kandi atari we wakiyoboye gusa? Wakwibaza ute ese Syria niba nyizi nkaba ntazi uwo mugabo? Cyangwa se ukibaza ute ese uyu mugabo ko nari nsanzwe mwumva, ariko ese burya yayoboye Syria? Wikwibaza byinshi rero, B&N irahakubereye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Umugabo nta wundi. Ese waba warigeze wumva izina Kadafi cyangwa Muhammad Kadafi? Urabivuga uko ushaka, ariko izina rye nyakuri ni Muhammad Kadafi cyangwa Gaddafi. Uyu mugabo rero yayoboye Syria imyaka itari mike. Iyi Syria ikiyobowe n'uyu mugabo cyari igihugu abenshi bidaciye no ku ruhande bavuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ese koko cyari amata n'ubuki? Uyu munsi se niba icyo gihe cyari amata n'ubuki, uyu munsi ni amata n'iki cyangwa n'ubuki n'iki? Turaza kubirebera hamwe ibyegeranyo by'uyu mugabo wari umugabo w'igihangange ukoze byinshi by'indashyikirwa. Yagerageje kubaka igihugu nk'abandi, arakirinda ndetse anarinda ubusugire bwacyo. Ariko bwota amasimbi baza kumukorera icyo bita kumugira ishyamba. Babonaga ko igihugu cye kirimo gitera imbere cyangwa gikataza mu majyambere ku rwego rwo hejuru. Igihugu tutavuga cyangwa se tutari buvuge, bitari ngombwa, tutemerewe kuvuga, kigira ishyari n'ishyaka ribi kivanga mu gihugu cyangwa mu mibereho y'ubuzima bw'abatuye igihugu cya Syria. Nibwo bagiye kubereka ko nk'uko tubizi hari benshi bateranya abantu cyangwa se banejejwe no gusenya umubano wawe n'undi muntu kugira ngo babyungukiremo cyangwa se kubw'inyungu zabo bwite. Uwo Kadafi akiyoboye igihugu cye, buri muntu wese, buri muturage wose wo muri icyo gihugu yarabayeho neza. Wambaza ute se yarabayeho neza gute? Icyo gihugu umuturage waho wese yarahembwaga, umukene waho wese yarahembwaga, umwana waho wese yaravukaga akiga akarangiza amashuri ku buntu, nta n'igiceri cy'icumi atanze. Mbese icyo gihugu cyari nk'u Rwanda kugeza ubu. Tudatinze rero, burya ngo bambaye ikirezi ntibamenya ko kera. Abaturage b'igihugu cya Syria bagiwe mu matwi, bumvishwa ko gukunda cyangwa se kwiyumva muri Kadafi umuyobozi w'igihugu cyabo ngo bitakiri ngombwa, dore ko bamushinzaga ibinyoma. Twarabibonye, Yesu kubemera Mana. Ni umugabo waje mu isi, ariko aza kugera igihe abo yaje asanga baramuhinduka, ndetse n'abataramubonagaho inenge batangira kuzimubonaho. Muri kamere ya muntu ibyo bibaho.
yageze igihe aza gushinjwa no kuregwa ibinyoma ndetse akajya aregwa n'ibyo atazi. Ibyo byose yarabyemeye. Si icyo twari tugambiriye, twashaka kubaho urugero rw'uko ibyabaye muri Siriya byabaye n'ahandi cyangwa byaba n'ahandi uretse mu Rwanda. Twongeye tubashimira rero, mukomeze mudukurikirane mirongo yacu ya channel ku muyoboro wacu cyangwa se kuri chaîne yacu ica kuri YouTube, ariyo yiyi muri kutwumviraho ivugira aho ngaho nyine kuri YouTube. Izina ryayo wakwandikamo B&N TV show, ukabasha kubisangiza n'abandi, hanyuma ukadufasha kwihangana ukareka kutwumva iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe ritakirimo. Uridukuriyemo wabukoze. Dukomeje uwo mugabo baje kumurwanya abaturage be, binyujijwe mu baturage be, batangira kumushinja ngo ayoboye imyaka myinshi, ayoboje igitugu. Byageze aho ubwabo baterwa baritera n'agahinda. Byari biteye impungenge n'agahinda kubona umunyagihugu, kubona umuntu wagukamiye inka umwitura kumugirira nabi. Uyu Muammar Kadafi yagiriwe nabi, agera naho yicwa n'abaturage yiyoboreye. Mu magambo akomeye ababaje ateye agahinda, Muammar Kadafi igihe yari yafashwe n'abaturage be afatanyije n'abandi bamurwanyaga bamuziza ibinyoma cyangwa se bamushinja ibintu bidafatika. Magambo ateye ubwoba n'agahinda, magambo yakoze mu mitima ya benshi. Muammar Kadafi igihe yari yafashwe arimo aricwa nabi, yageze aho ataka ati murampora iki, muranziza iki, muranyicira iki, ko nabayoboye neza, ko nabahaye ibyo nagombaga kubaha, ko nabakoreye byinshi bishoboka kandi byiza. Baturage ba Siriya mwahinduwe n'iki? Ese kunyica bizabamarira iki? Dore ubu abanyeshuri n'abana bariga ku buntu, mavuriro nta murwayi wishyura, nta mukene uri mu gihugu cyacu, uwo ari we wese arahembwa afite ibyo yinjiza. None murampora iki? Ayo ni amagambo Muammar Kadafi yapfuye avuga. Yongera ku ngahanda aravuga ngo nimuramuka mubikoze, hari igihe kizagera igihugu cyanyu kikajya gihoramo intambara, umuturage wanyu wese akajya ahoza akarago ku mutwe. Ubu tuvugana Siriya uyu munsi niko imeze. Irya mukuru riratinda ntirihera. Iyo yari intego y'umunsi. B&N TV show, kora subscribe tubasha gukomeza ubutaha. Murakoze.